Jyewe na telefoniye no muri Maison Blanche na Clinton nashatse kumuvugisha ariko ntiyamvugisha. Mu byo muri 1998 Clinton yagiye mu Rwanda, agenda agiye gusura u Rwanda igihe yarusuriraga ku kibuga cy'indege bikarangirira aho ngaho. Icyo gihe yicujije ibyabaye muri 1994 kandi mu magambo arambuye. Nagira ngo rero mbabwire yuko bwa mbere kugira ngo menye uriya muntu wanshimuse ari nawe wiyitaga umuntu w'Imana, akiyita pasitoro, akiyita bishopu, akiyita apotere cyangwa intumwa y'Imana, kandi ari umukozi wa leta y'abicanyi. Uwo muntu akaba ari we witwa Constantin Niyomwungeri. Bwa mbere reka mbabwire uko namumenye. Uwo muntu nahujwe nawe n'umugabo w'umwavoka w'umunyarwanda witwa Innocent Twagiramungu uba mu Bubiligi i Buruseli. Ambwira yuko uwo muntu amuzi neza, ndetse ari umupasitoro koko, ari bishopu koko, ari umuntu w'Imana, ari intumwa y'Imana. Ati ndetse uyu muntu kugira ngo nkubwire yuko muzi nuko uyu muntu ari nanjye avoka we. Uwo muntu mugenzi wanjye rero twari turi kumwe no mu bintu bya politike, ari we Innocent Twagiramungu wabaga muri CNRD. Naramwizeye, noneho nemera guhura na bishopu witwaga Umurundi, kuko amunyantoduzaho yambwiye ko bishopu ari Umurundi. Ubwo rero amaze kumunyantoduzaho turaganira ndetse turanasangira, turanamenyerana ku buryo yageze n'ubwo azi iwanjye mu rugo aza kunsura ari kumwe na Innocent Twagiramungu avoka we, ari nawe wamunyantodujeho. Bishop rero aza kumbwira ati ariko Rusesabagina, ko numvise uvuga ku bintu bya justice, ubutabera, ukavuga ku bintu bya verite ariko kuri, ukavuga ku bintu bya reconciliation aribwo bwiyunge, rwose ko natwe abarundi icyo kibazo tugifite, wazaje rwose ukazi Burundi. Jyewe mfite amatorero yanjye, nagira ngo nkwinginge ngutumire, noneho uzaze kuganirira amatorero yanjye, noneho uyabwire ibyo bintu byiza abarundi dukeneye natwe kubyumva. Noneho ndamubwira ntariko rero bishopu, kuzi Burundi nshobora kuhaza, ariko rero ntabwo nzazi Burundi ntanyuze mu Rwanda, kuko indege zose zizi Bujumbura zinyura aho uko byagenda kose zinyura i Kigali. Ubwo nibwo yambwiraga ati reka da, ati rwose twebwe ikibazo cyacu si amafaranga, ushatse ntabwo tuzaza kugutwara muri Amerika, tuzaza kugutwara i Buruseli, ariko uri hafi twaza kugutwara, twagushakira jet privé. Noneho ndamubwira nti yewe se jet privé se mwazamvana i Nairobi, mwazamvana se mwazamvana se i Kampala, mwamvana se i Dar es Salaam? Atoya, twebwe jet privé yaza kuvana aho ahandi, wenda tuvuge nko mu bihugu by'Abarabu. Nibwo rero twumvikanye Dubai. Ati ikibazo cyacu ntabwo ari amafaranga, nayo yo turayafite, ahubwo tukibazo nuko utwemerera, ukemera kuzaganirira amatorero yanjye. Nti rwose ibyo bintu ni ibintu byiza, ni ibintu bikomeye, nanjye nkunda gutanga message. Rero ntabwo nakwangira, nzaza. Ati rero tuzakohereza jet privé. Niyo jet privé se muzayohereza, nzabwirwa n'iki ko ariyo? Ati tuzayikubwira ntoya,
wowe ugomba kuzana n'iyo jet prive, mukaba muri kumwe i Dubayi cyangwa aho nzahagurukira hose, noneho nakubona nkavuga nti nizeye wa muntu w'Imana. ubwo nibwo rero noneho, kugira ngo wenda mvuge mu magambo atari maremare cyane, nibwo twumvikanye yuko nzafata indege nkava hano muri Etats-Unis nkajya i Dubayi, noneho ya jet prive ikazaza kuntwara nsanze inkuye i Dubayi, kandi nawe turi kumwe yazanye nayo. ubwo ndagiye nguze tike, ndagiye n'i Dubayi. Ngeze i Dubayi, cyakora mpamagara umudamu wanjye ngeze i Dubayi, maze indege imaze gupoza amapine hasi i Dubayi, mpamagara umudamu ndamubwira nti ngeze i Dubayi, ngiye i Bujumbura, ningerayo ndaguhamagara. ubwo rero ndagiye, mpuye na Bishop, ngisohoka muri migration, turagenda duhura n'umuntu n'umupilote. umupilote Bishop bamunyintroduzaho ati dore umugabo ugiye kutujyana. noneho bamunyintrodujeho umupilote w'inyenyeri w'amantuza ane. noneho ndamubwira nti wa mugabo wese ko ari wowe utujyanye, nti witwa nde, tugiye he? kuko nashakaga kumva ko aho ngomba kujya ariho ngiye. wa mugabo arambwira ati jyewe nitwa Alexandre, kandi tugiye i Burundi, i Bujumbura. ubwo urumva ko icyo gihe byampaye icyizere. turagenda no ku ndege. tugeze ku ndege nibwo noneho twasanze umudamu mu ndege. nanone wa mudamu barambwira bati nguyu umuhotese ugiye kudutwara. noneho ndamubwira nti se madamu, ko nawe tugiye kujyana muri iyi ndege, si wowe ugomba kudutwara, ariko nawe twari turi kumwe, ari we ugenda seriva. madamu, ko tugiye kujyana muri iyi ndege, tugiye he? witwa nde? umudamu ati nitwa Alisa, kandi tugiye i Bujumbura, i Burundi. ubwo rero noneho ngira icyizere, niringira umuntu w'Imana, niringira baba wa mupilote na wa muhotesi. ndagenda nicara mu ndege. maze kwicara mu ndege, ubwonko bw'indege ihagurutse, banzanira ikirahuri cya champagne. ubusanzwe mu mibereho yanjye sinsinzira mu ndege, ariko icyo gihe nahise nsinzira maze gusomaho. nakanguwe nuko indege yakubise ipine hasi i Kigali. ndebye mbona cya kibuga cy'indege, ya tour de contrôle, ya yindi ya kera, iyi ngiyi ishaje, yari iriho muri za 60 twabonye kera turi abana, muri za 60 n'ibindi. nkiyibona umutima wenda kumvamo. umutima wenze kumvamo, nibwo noneho nagize ariko ngira ikintu cyo kwihangana, ngira courage, noneho ndaceceka. bafunguye urugi rw'indege, nibwo nahagaze mu muryango w'indege, mvuza induru, mbwira abantu bari aho, kuko hari abasirikare, nubwo hari nijoro, ku itariki ya 20, mu ijoro rya 27 rishyira 28 z'ukwezi kwa munani muri 2020. ubwo nubwo hari nijoro, hari abasirikare barimo bazenguruka, mbona barimo n'Abarabu. noneho mpagarara mu muryango w'indege, mvuza induru ntabaza, mvuga nti jyewe Paul Rusesabagina baranshimuse banzanye kunyicira hano, baranshimuse. jyewe Paul Rusesabagina baranshimuse banzanye kunyicira hano, nti nyabuneka nimutabare, nyamuneka nimutabare, n'ibindi byinshi, mvuga amazina yanjye nyasubiramo kenshi, kugira ngo n'abandi bumve yuko nari jyewe uri aho ngaho muri iyo ndege. ako kanya ubwo indege yarimo igenda, yari imaze guhagarara, ko irimo abaribu n'abantuza na za DMI, bahita ako kanya baza baramfata amaboko bayazirikira inyuma, bafata amaguru barayazirika, bazana umufuka, agahanga kanjye bagakubita mu mufuka, barafunga, bankubita hasi mu modoka.
gisa n'intuza n'ikamyoneti, bankubita hasi mu ikamyoneti nk'uko bafata umuzigo nk'igunira rya rindi bajyaga bita generali kera ry'ibijumba cyangwa ibishyimbo bakajugunya mu modoka. Nanjye baramfata banjugunya mu modoka banjyana ahantu ntazi, ahantu ntazi, aho bo bita safe house. Kuki bahita sefu? Kuki bavuga ko ari amazu atagira, amazu rwose afite umutekano, atazwi. Nuko nta wundi muntu uhazi uretse abayakoreramo ubugome bw'ubwicanyi. Ubwo icyo gihe ndagenda ngeze aho ngaho baranturutira, barankubita imipfunsi, imigeri, ahantu hatabona, nziritse nenda gupfa, nenda gushiramo umwuka. Noneho icyari kibi kurenza ibindi byose nuko aho ngaho mu cyumba iruhande rw'icyumba nari ndimo numvaga abandi bantu barimo bataka bavuza induru, ukumva umuntu avuga ati ndapfuye ndapfuye ndapfuye, we ati baranyishe 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 baranyishe. Umuntu akavuga, isaha igashira atakavuza induru ababara, amasaha abiri agashira, amasaha atatu agashira, ukagenda noneho wumva rya jwi ryavugaga rigenda rizimira. Noneho icyo gihe iyo wumva ibyo ngibyo uravuga, biri iruhande rwawe mu cyumba kiri iruhande, uravuga uti ninde ukurikiyeho? Ni jyewe. Mbaho muri ubwo buryo kuva muri iryo joro ryo kuri 27 rishyira 28 z'ukwezi kwa munani, biragenda. Urumva ko 28, 29, 30, kuri 31 mu masaa 7, mvuga mu masaa 7 kuko nibwo nabonye izuba, mbona nsa naho menye igihe, mbona nshobora kugira nosiyo z'igihe, ariko ubundi ntacyo nashoboraga kubona, nta zuba ntaki. Wa munsi rero nibwo banyeretse rubanda, nanone bamaze kunyereka rubanda baramfata, kugira ngo mwese mumbone, kubera ntuza bya bindi Kagame yita puresha, nibwo bamaze kunyereka rubanda, nibwo nanone kugira ngo bakomeze kuntutira no kuntoromatiza, nibwo bamfashe ntibanjyana muri gereza, ahubwo nanone banjyana muri ntuza, banjyana muri polisi. Wabwira umuntu yuko umuntu wafashe ufite ibintu murega wamujyanye muri zo za safe house, aho bita mu mabagiro, wamfete ayo ni amabagiro, niho babagira abantu. Ni naho muri icyo gitondo numvise Bishop arimo yirata avuga ukuntu yanshimuse n'ukuntu yanshutse. Noneho rwose urumva bajyana umuntu aho muri ayo mabagiro ukahamuvana umujyana muri polisi, kandi uwo muntu afite ibyo aregwa. Ndagenda njya banjyana muri polisi, mara yindi minsi 18, nyuma y'iminsi 22 yine namaze aho, n'indi 18 namaze muri polisi, nibwo bamvanye muri polisi, noneho banjyana muri gereza. Kikira ngaho nagira ngo uvuze ibintu bikomeye cyane tutapfa kugenda tutabitsindagiyeho kugira ngo abanyarwanda babyumve. Uti tugeze ku kibuga cy'indege i Kanombe, DMI na polisi baraje baramfashe, bampambiriye amaboko inyuma, bahambiriye amaguru, bafashe umufuka bamfutse mu maso, ngira ngo ni muri ya kadire bakora kugira ngo utarebe inzira banyuzemo, cyangwa ngo umenye naho bagutwaye, wenda igihe uzabonera umwanya ukaba wazavuga uti abantu bantwaye banyujije Kimironko, tumanuka Gacuriro, turagenda tugera Kibagabaga, ku bantu wenda bahazi. Mumaze kugezwa muri iyo safe house, byumvikana ko wari uhari n'abandi wenda baba bahafungiwe bakorerwa iryo yicarubozo. Hari abantu b'abayobozi ba polisi baba barazaga kukureba se, byaba kugucunaguza cyangwa kugutorotira? Mu babikoraga ni mu bantu batoya se, ba polisi bato cyangwa abademaye bato, cyangwa hari bamwe baba mu bajenerali cyangwa mu bantu bakomeye? Ko ibyo ari byo byose, nk'iyo umuntu haje umuntu w'umwafandi, hari ukuntu nubwo waba utareba wumva wenda yavuze ati afandi, cyangwa ukaba wamenya ko ibyo byose aho hantu hari muri safe house haba harageze umuntu w'umuyobozi runaka. Abayobozi barahageze,
ntabwo nakubwira ngo ni umunsi uyu n'uyu cyangwa ni itariki n'iyi, hari ku manywa hari nijoro, kuko aho narindi ni ahantu hari mu mwijima kuva igihe nahinjiriye ari mu mwijima, nahasohowe ari mu mwijima, kandi nanone mfutse umubiri wose. ariko igihe runaka haje abantu babiri baza kundeba. abo bantu babiri baraje bambaye za masike, murabona ko hari muri covid. noneho baraza bambaye masike, barambwira bati barinjira. bamaze kwinjira bahagarara hariya na masike zabo, batese watumenye ntoya. bavanamo masike, hari hacanye akantu gasa n'akabuji, niko bari bacanye icyo gihe kugira ngo abo bantu binjire. noneho bavanamo masike, batese noneho watumenye ntoya. umwe arambwira ati jyewe ndi Ruhunga Jano, ni jyewe munyamabanga mukuru wa RIB. undi arambwira ati Ndemabure Havugiyaremye, ni jyewe porokireri mukuru muri kino gihugu. barambwira bati rero icyatuzinduye, tuje kukureba muri misiyo, kuza kukureba kugira ngo tukubwire yuko niba ubishaka kuba muri gereza kwawe ntabwo bizatinda cyane, ariko tubwire bariya bantu b'abanyapolitike bo mu bihugu by'amahanga muziranye, utubwire uko mwamenyanye, umutubwire n'ibyo muziranyeho, ibyo mukorana. ubwo biraba ari ikibazo cy'igihe, ubundi uzahita usohoka. ndetse niba unashaka no gukorana natwe, ushaka kuba ambasaderi, turabiguha. niba ushaka kuba minisitiri, turabiguha. niba ushaka yewe no kuba na minisitiri w'intebe, nabyo turabiguha. uzi neza yuko umwanya udashobora kuguha ni umwanya wa perezida wa repubulika gusa, ariko iyindi myanya yose ushaka turayiguha. ariko tubwire aba bantu bose mukorana, muziranye, uko mwamenyanye n'ibyo mukorana. noneho ubwo rero ndareba nsanga n'ubundi narapfuye, kuko nari umupfu. ntabwo icyo gihe umuntu yavuga ko ari muzima. wumva iburyo n'ibumoso barimo bapfa, imbere n'inyuma barimo bavuza induru, batabaza bashiramo umwuka ubumva. ndavuga nti mbabwira ntababwira, ni ugupfa no gupfa, n'ubundi ndi bupfe. uw'abandi ndicecekera, ndababwira nti ngiye kubitekerezaho, nzababwira. ndiko rero nyuma y'iminota nka 15-20 nibwo basohotse, baragenda, barongera nanone barampfuka. ubwo ngubwo nguma aho ngaho kugeza igihe nahasohokeye. ugize gutya uratunguranye utari ko njyewe cyo kuburana ntabwo ndakomezamo urubanza, kereka nimubanza mukambwira ukuntu mwangejeje hano. ibintu byatunguranye cyane cyane ko urubanza rwarimo rukurikirwa n'amaradiyo menshi cyane mpuzamahanga. byaje kugenda gute ko urubanza rwatangiye tubona rugenda neza, ariko rugezemo hagati tubona uratunguranye uti njyewe ntabwo nongera kuburana mutabanje kumbwira uburyo nagejejwe hano. bo bati ugomba kuburana, niba ushaka kuzabaza icyo kibazo uzakijuririra, ariko ukavuga uti njyewe ntabwo nzagaruka, n'ubundi nta rubanza muna muzancira. hariya hantu byaje gute ko urubanza rwari rwatangiye neza? mu by'ukuri ibikorerwa i Kigali biteye agahinda. bwa mbere urabona gushimuta abantu, ari byo bita transnational repression, kujya kwicira abantu mu bihugu byo hanze. ba Sendashonga twese tuzi ko barasiye za Nairobi, bakaregeya babiciye za Afurika y'Epfo, Barizinde n'abandi bose babiciye muri za Kenya n'ahandi n'ahandi n'ahandi.
kurema rero ibyaha, gutinya abantu, leta y'u Rwanda ikabaremera ibyaha, byabaye umwuga. Byabaye umwuga ku buryo njye nkigera i Kigali banzaniye ibirego bandega, byari ibirego bigeze kuri 13. Muri ibyo birego hari harimo nuko nari interahamwe y'umujenosideri. aho narindi isi yose irahazi, ntabwo ari ibanga. Ariko muri ibyo birego bandegaga bari bandemeye hari harimo n'ibisa bityo n'icyo ngicyo n'ibindi byinshi bisa nacyo, bidasa nanjye wo muri 94, kuko aho narindi hose nkuko nakubwiye isi yose irahazi. Bamaze kubirema bya birego 13 byari bifite amadokima baremye. Abantu mwabonye ko hari n'abo mu banshinjaga, mwabonye ko hari n'umuntu waje akavuga ati yewe rwose hari ibintu mwanyandikiye ntabwo nzi gusoma, nyaboneka nimumfashe munsomere. Urumva kurema ibirego kugeza aho leta y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame igenda ikanaremera, igaha n'umuntu igasaba umuntu kujya gushinja, ikamwandikira ibintu atazi no gusoma bikamunanira. Bari rero bankoreye dosiye nini cyane irimo ibirego 13 na pièce attachée, donc za pièce irimo amadokima 3000. Buri dokima yari ifite pièce attachée nibura amapaji 10. Ubwo ngibyo byose umuntu abishyize hamwe byari ibirego. Urumva ko byari amapaji 30,000 nagombaga gusoma. Nanone muri bwa bugome banzanira ya dosiye, bayinzanira hasigaye nk'icyumweru cyangwa kitagezeho kugira ngo njye kuburana. Barayinzanira, barayimpereza bati dore dosiye yawe. Ntafite ahantu nyisomera. Dore ibyo tukurega udafite aho usomera, ibyo bintu ntawe uzabibona. Habaye no gukururana kuremereye, ndetse biragenda bigera no mu rukiko, n'abacamanza barimwo uriya Antoine Muhima baza no ku rukiko bareba iyo dosiye, nabo baburanishaga, bareba basanga umuntu adashobora guhita ajya kuyiburana nibura atazi ibirimo. Nibwo rero jyewe nabwiye urukiko, ndi mu rukiko, ndababwira nti mbere y'uko mumburanisha, bwa mbere, kandi byari logique, byari ukuri kwambaye ubusa, ni bwa mbere nimubanze mubwire iyi si, si mwebwe mwashyize urubanza kuri za rezo sosiyo, nimubwire iyi si uko nageze ahangaha. Nageze ahane, nageze aha mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa nageze ahangaha nashimuswe. Mukemure icyo ngicyo. Ikindi cya kabiri, ni jyewe munyururu, ni jyewe victime. None jyewe victime ni mumpe nibura amezi 6 ngende nicare nsome ibi birego byose mu ndega, mbisubiremwo, mbisobanukirwe, mbiganireho n'abavoka banjye. Noneho nyuma y'amezi 6 nzaza mburane. Icyo gihe nibwo perezida w'urubanza rwanjye ari we uriya mugabo nyine navugaga mu mazina, Antoine Muhima, nibwo yavuze ati okay, duhe iminota 15 tugende tubiganireho, nyuma y'iminota 15 turaza tukubwire niba urubanza rukomeza cyangwa rudakomeza, kuko koko ufite rezo ni byinshi ugomba kubanza ukabisoma. Bagenda bagiye kumara ya minota 15, bagarutse nyuma y'amasaha 3. Nyuma y'amasaha 3 nibwo baje noneho barambwira ngo urubanza rurakomeza.
bambwiye ngo urubanza rurakomeza, ndareba ni uru rubanza ibyo se, urumva atari agahimano, atari ukugira ngo bance igihanga kandi ku bintu ntanazi n'ibyo ari byo. noneho mpita nzamura agatoki ndababwira nti mu by'ukuri kwa kundi nababwiye namwe mwarabikurikiye ndi mu rukiko, mu by'ukuri nari nizeye ko hano hari ubutabera, ariko nkurikije ibyo ndimo mbona aka kanya hano nta butabera buhari. kuko rero nta butabera buhari, kuva aka kanya ngewe mvuye mu rubanza. nyakubahwa bwana gerefiye, nyandikira akanote noneho mu makopi abiri kavuga yuko mvuye mu rubanza. kopi imwe iraba ari iy'urukiko, iyindi iraba ari iyanjye. noneho mbona abantu bararebanye barumiwe bati umuntu ashobora ate kuva mu rubanza, ntibabyemeye. ariko nyuma y'igihe runaka mbona perezida w'urubanza ati bimwandikire. barabinyandikira ndabisinya. maze kubisinya nti nyabuneka nimunjyane kuri gereza. batoya bati ntabwo tukujyana wenyine, urategereza abandi. okay. ariko ubwo nguko rero uko navuye mu rubanza, kuko reba abagabo b'ibinyoma b'abaremano, reba ibirego by'ibinyoma by'ibiremano byo gushimutwa n'ibindi byose, bitamva mu rubanza. urya munsi kuri irya saha bakubwiye bati nyamara Paul Rusesabagina ugomba kugenda. hari hashize iminsi leta y'u Rwanda nayo bitayoroheye, iri mu mpaka na communauté internationale n'ibihugu nka za leta zunze ubumwe, za Union Européenne n'ibindi bihugu byinshi cyane, buri gihugu ku giti cyacyo. izo mpaka zari zimaze iminsi zigibwa, hari icyo bita pressure, ariko Kagame bazakubwira ko pressure hano idakora. icyo gihe rero pressure yari ihari. noneho umunsi umwe tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu, ni n'umunsi ejo bundi abaturanyi badutunguye hano, baza tugize dutya tubona abantu baraje benshi b'abaturanyi n'amawuwa, baje kwibuka n'amawuwa n'utundi tuntu twinshi, baje kwibuka gufungurwa kwanjye. ubwo rero nanone uwo munsi nyine nafunguweho hari kuri 24 z'ukwezi kwa gatatu. murumva ko hashize ibyumweru 2 gusa. noneho mvugana n'umuryango wanjye, hari no kwa gatanu, ariho vendredi, nibwo rero nagiranaga ikiganiro n'umugore wanjye n'abana banjye n'umuryango. nubwo bo batemeraga yuko mvugisha umuryango, na muntu nari mfite uburenganzira bwo kuvugisha ari umugore wanjye gusa, ariko we iyo namuvugishaga yakonekitaga n'abandi. rimwe nkumva umuntu arambwiye ati uraho setu, ni ibyo ngibyo, kandi twavuganaga iminota 5, nabyo urumva ko minota 5 ni muraho murabeho. uwo munsi rero navuganye n'umuryango wanjye kuri uwo wa gatanu tariki ya 24 y'ukwa gatatu k'umwaka ushize. noneho umuryango urambwira utese wabimenye, kuko twavuganaga mu bintu bisa n'amarenga. ntoya bati bancira amarenga, nsa n'uwumvise icyo ari cyo. noneho bamaze kuncira amarenga minota 5, ndongera baranyinjiza banjyana hahandi muri ya confinement yanjye, hahandi muri bwa bwiherero butagira undi muntu wundi umenya. bamaze kungezayo, ubwo ndategereza, ndavuga nti buriya yenda ahari baraza kumbwira mu masaa, yenda hari nko mu masaa 10. saa 10 irageze ntibambwiye ko ndi busohoke. saa 11 irageze, saa 12, saa 1, saa 2 z'ijoro. noneho saa 2 z'ijoro zigeze, nsa n'ucitse intege, ndagiye nicara ku gatanda kanjye, nifata ku gahanga numiwe. noneho nifashe ku gahanga numiwe,
nko mu ma saa 2 n'igice numva ikigufuri gifunze ikintu cy'icyugi kiba hasi muri etaje nari ndimo, kuko muri etaje nari ndimo ryamagamo jyenyine. Numva ikigufuri, bya bigufuri binini cyane bifunze ibyo byugi binini byo mu magereza by'ibyuma, numva cya kigufuri gisekuye ku cyuma, gisekuye ku cyuma, nsa n'uwitera hejuru, kuko nari ntunguwe no kumva ko hari abantu baje aho ngaho muri iryo joro. Noneho ngize ntya nyuma y'amasegonda runaka numva, kuko nabaga kuri etaje ya mbere, numva n'ikindi cyugi cyo kuri etaje ya mbere nacyo kirasekuye, ya etaje nari nabagaho. Ngize ntya mbona deregiteri wa gereza, suderegiteri, abashinzwe umutekano, abasirikare, abapolisi b'abandi b'amagarade menshi cyane hano ku ntugu. Ngize ntya mbona bose, numva bose binjiye muri koridoru y'aho ngaho nabaga. Ndebye noneho deregiteri araza arambwira, ndeba, arambwira ngo haguruka, ngo haguruka ugende. Haguruke ngende se ngeye, ngo uyu munsi wafunguwe, ngo haguruka uve hano. Reka da, niba nanafunguwe rero nyakubahwa deregiteri, iwacu mu muryango tugira umuco, taradisiyo. Iyo umugabo yatashye akaba yageze mu rugo bakaba bugariye, uwo mugabo iryo joro ntiyongera gusohoka. Ni umuco wacu kuva kuri sogokuruza na sogokuru na data nanjye ubwanjye. Iyo umugabo yatashye aba yatashye, ntabwo yongera gusohoka. Ngo sohoka se, nyakubahwa bwana deregiteri, mwanyumvise? Ako kanya ahita ahamagara komiseri generali w'amagereza, nawe wari uri aho ngaho ku muryango wa gereza. Aramubwira ati cya gikenya yanze gusohoka. Noneho amaze kubimubwira, ubwo deregiteri wa gereza ngo mumve, arambwira ngo sohoka, ngo uyu munsi wafunguwe, nturara muri gereza. Mbese nyakubahwa bwana komiseri generali, uyu muntu wanyu deregiteri yababwiye ibyo namubwiye? Nubwo rero yaba atabibabwiye, reka nongere mbibasubiriremo, kuko nizera yuko ubutumwa bwagiye neza iyo jyewe mbwitangiye. Ndongera mbimusubiriramo, ntikubw'ibyo rero sinsohoka, nzasohoka ejo mu gitondo. Ngo hari n'abadiplomate bagutegereje hano. Ni abo badiplomate nyabuneka mubanshimire, mubabwire yuko tuzabonana ejo. Ako kanya ahita akupa. Hashira iminota nka 30. Hashize iminota nka 30, telefone ya deregiteri ubwo arimo azengurukaho na suderegiteri bari no muri za koridoru. Nanjye ubwo navuye ku gatanda kanjye nari nicaye ndimo ndeba abo bantu barimo bizungurutsa barakaye cyane. Noneho nyuma y'iminota nka 30 numva nanone ya telefone ya deregiteri yongeye irasona. Telefone ya deregiteri yongeye gusona, nibwo noneho nanone na deregiteri yabwiye komiseri generali, abwira deregiteri ngo mpereza wa mugabo nongere muvugisha. Arongera aramumpereza, ngo ampereza. Noneho amumpereje, nawe ampereza ambasaderi wa Etazuni wari umaze kugera aho ngaho. Arambwira ati ariyentroduiza, amaze kwiyentroduiza, arambwira ati tuje kugutwara, tuje kugufungura, wafunguwe, ndetse n'ikimenyimenyi reka nguhe na konsuli wa Etazuni wacu, kuko konsuli niwe nari nsanzwe nzi, niwe wazaga kundeba buri kwezi. Noneho ahita ampiriza konsuli aseka cyane yishimye, ati tuje kugufungura. Noneho nshobora kwica amategeko y'umuryango, nimureke mpfunyike. Noneho nimara gupfunyika ndasohoka, ubwo ngubwo ndabasanga aho ngaho hanze.
ubwo noneho rero nica amategeko y'umuryango koko nitegura gusohoka, nibwo natangiye guhambira ibintu byanjye bimwe mbishyira mu mashuka, mu dushuka nari mfite birimo ibitabo n'utundi n'imyenda bagiye banyoherereza. Nari mfite ivarizi imwe n'agasake umuntu ajyana mu ntoki, kandi nari nkeneye andi mavarize nk'abiri. noneho ubwo ndapfunyika, amaze gupfunyika nyuma nko mu masaha 4 n'igice nibwo noneho twasohotse. ariko ubwo hagati aho cyagiye mu masaha 2 mu masaha 2 n'igice, igihe diregiteri na sudiregiteri n'abasirikare bazaga kundeba, babanyururu bari bategereje yuko ndi buze gusohoka kugira ngo bampe ubutumwa. nabo babonye diregiteri barategereje baraheba, ariko bamwe bari hanze babonye diregiteri yinjiye aho nabaga, noneho nabo baravuga bati wa muntu banza bagiye kumusohora nijoro. noneho ubwo ngubwo nibwo barakomeza babaho ngaho bategereza ko diregiteri aza gusohoka. mu masaha 4 n'igice nibwo bambonye rero nsohotse n'imizigo yanjye, amavarisi n'ibipfunyika by'amashuka n'ibindi. noneho bambonye, abasirikare aribo bintwaje, b'abasirikare b'amagarade nibo bari babintwaje. noneho babonye ibyo bintu n'abasirikare babitwaye, nibwo banyururu bari bakoze umusitari kuva kuri block nabagamo, ukagenda ukagera kuri sorti aho basohokera muri gereza, sorti ya mbere yandi nini ijya hanze. hari abantu bakoze umusitari munini cyane. noneho bambonye batangira bamwe bavuza induru, abandi batangira kumvugisha bampa ubutumwa, bavuga bati Bwana Rusesabagina, rwose waratuvugiye, wavugiye abanyarwanda igihe cyose wari utari waza muri gereza, none uku kuzimu urakubonye, nawe ukubayemwo iki gihe cyose hamaze, turakwinginze nanone nyabuneka ugiye hanze, ubwo ugiye hanze ukomeze utuvugire. ni nazo mpamvu n'ubundi ntazaceceka, kuko ibiri hariya bigomba gushyirwa ku karubanda. isi yose yasi yabyirengagije, yakomeje kubyirengagiza kuva byatangira kugeza none ahangaha. noneho nayo ikeneye yuko tuyikangura, kandi ntabwo tuzayikangura ducecetse. murakoze cyane. ni ubutumwa buryoheye amatwi kubwumva, cyane cyane ko tuba turimo tubwirwa n'umuntu wabibayemo utarabibwiwe. tubwiye muri makeya uwo munsi ukuntu byagenze. murasohotse, igihe cyo gufata indege kiragiye, wenda ntabwo tuje kubaza, ariko nza kuza yibaza ikintu kimwe. ntabwo ngo ushubije inyuma cyane, ariko nshaka kwibaza ikintu kimwe. nk'izi manza zose wari urimo, hari ikintu numva ntashobora gusiga. ubwo Amerika yari itangiye gupushinga, Kagame avuga ngo puresha hano, twabonye bafata abantu babiri, nkeka ko bari mu bantu barokokeye hariya muri Korine. tuza kubonamo abantu bakoreshejwe propaganda ndende cyane, aho twabonanyemo ba